Rero bakunzi ba Samuzoti mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza bibutsa ukana subscribe like share na comment byakoze ko namakuru kugihe. Kigali imodoka yaguye hejuru y'inzu. Ku mugoroba wo ku itariki 30 Gushyingo 2024 nibwo bamwe mu baturage biremera mu mujyi wa Kigali batunguwe no kubona imodoka hejuru y'inzu nkuko ababibonye babitangaje. Umusore umwe yagize ati ibi bintu byabaye mari. Umuseriveri wa hoteli bamusabye gusohora imodoka mu gihe ari kuyisohora niba yarikanze ko feri yahindutse umuriro. Twagiye kubona tubona imodoka hejuru y'inzu. Ni amakuru asekeje kandi anababaje. Kubw'amahirwe iyi mpanuka ntawe yahitanye. Iyo mpanuka yabereye mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera akarere ka Gasabo ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki 30 Gushyingo 2024 aho bishobora kuba byaratewe n'umushoferi utarakoresheje neza utureba nyuma tuzwi nka torovizeri nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yabitangaje. Yagize ati mu bigaragara byatewe n'uburangare imiyoborere mibi no kudakoresha neza utureba nyuma rotorovizeri mu gihe shoferi yavaga muri parikingi. Arongera ati nta muntu iyo mpanuka yahitanye nta n'uwakomeretse hangiritse inzu yonyine. Abantu batwara ibinyabiziga nibagira ubwitonzi birinde amakosa yo mu muhanda yari yo yose yateza impanuka. Rero iki ngiki akaba ari ikinyamakuru wajya uboneraho amakuru ku gihe uramutse ukanze subscribe ugashyiraho na like aba hari n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ku gihe. Thank you.